Hello family and friends, mumeze mute? Tubahaye ikaze kuri Muhoza Real Talk. Reka twizere ko mumeze neza, twe tumerewe neza cyane, turashimira Imana. Mwebwe muherereye mumeze mute? Murashima Imana, mumeze mute? Icyumweru cyiza. Icyo nicyo mbasabiye from Muhoza Real Talk. Hanyuma rero nk'ibisanzwe muramenyereye, mba naje kubaha inkuru muba mwamaye, nkazibasangiza, tugatanga inama, tukazigiraho ibintu uko nyine wumva nyine ukisavinga bitewe n'inkuru nakugeneye kuri uwo munsi. Inkuru y'uno munsi nayihawe n'umupapa, ndamushimira cyane. Ntabwo bisanzwe ko duhabwa inkuru n'abapapa. Muri ino minsi maze iminsi ndi kuvuga abakobwa benshi n'abasore, ariko noneho n'abapapa nanone bongeye bagarutse. Welcome again abapapa kuri Muhoza Real Talk. Hanyuma rero reka tubabwire inkuru y'uno munsi ntatinze ntaciye hirya. Niba uri mushyashya you are welcome, niba usanzwe udukurikirana hano iwanyu urisanga. Ubwo rero reka mpite nihuta ntatindiye. Inkuru y'uno munsi rero nayihawe n'umupapa, aragira ati nakundanye n'umugore wanjye, dukundana twiga muri kaminuza. Ni ukuvuga ngo nkigira muri kaminuza umwaka wa mbere, umugore nawe yaje kwigaho nigiraga, arangije kuhaza turakundana. Turangije gukundana, nari mfite best friend wanjye, inshuti magara, umuntu wanjye Somambike. Last time nababwiye ni Somambike, so uyu nguyu niwe good example ya Somambike. So yari inshuti yanjye magara, tujyana dukorana buri kimwe. Ndangije ati ndamubwira ko ari girlfriend wanjye, baramenyana, ndabahuza. Girlfriend wanjye buri gihe akamuvugisha, nanjye nka nyine umva nawe urabyumva kuko yari inshuti yanjye magara. Ati uyu muhungu twiganye no muri secondaire, tubana tuza no guhura ku kigo kimwe muri university, twiga ibintu bimwe, même class. Umva ni inshuti yanjye, ni umuntu uzi ibyanjye byose. Uti rero umuntu wazi ibyawe byose byagenze biti? Yaje kugera aho ngaho, wa mukobwa nkunda nakunze, ndamusaba, ndamukwa, nkora ubukwe ku mugaragaro, ubukwe bibi turi Maria, turabana, tuza no kugira umugisha, Imana iduha umwana wacu w'umuhungu. Atariko tukimara gushakana njye nawe, uyu muhungu best friend wanjye ni umuntu wazaga mu rugo buri gihe, ni wa muntu nahamagaraga, ni umuntu twasangiraga, ni umuntu wirirwaga mu rugo. Urumva ni inshuti yanjye, igihe cyose nabaga mfite opportunity, mfite ibyishimo, mfite ibintu byiza, nabaga ndi kumwe nawe yabaga hari ku bwanjye. Ubu rero byaje kugera aho ngaho, mbona akazi kanjye nakoraga n'ubundi kari akazi keza, atari ko kubw'abahirwe nza kugirirwa umugisha, mbona visa yo kujya hanze. Visa yo kujya hanze bampaye, nahise numva opportunity nziza y'ako kanya yo gufata wa mushuti wanjye, wa mu best friend wanjye, akaba ari we nsabira kuko icya mbere twize bimwe, ni inshuti yanjye magara, ni umuntu nabwiraga nti visa ndi kwapurika visa, ntegereje resultat, nkamubwira nti basubije uku. Urumva nyine ni umuntu twabanaga muri process zose. So kumva rero ko nsize akazi keza nari mfite kandi kameje ibyo yize, numvaga ari byiza yuko ari wabizamo kugira ngo hazaze undi muntu mushyashya. Njyewe niyemeze kuzamutraininga, kuzagenda mwerekera, mbega nkumubwira nyine ibintu uko bikorwa ku buryo igihe cyo kwapurika n'ama interview azaba ari prepared. Musabira umwanya ku bayobozi banjye baho ngaho nakoraga, mbereka ibyo ashoboye, ibintu byose. Umuhungu bamuha akazi mu mwanya wanjye, nagiye kuva muri iyo position nimusizemo. Nuko rero nza hanze, maze kugera hanze, umugore wanjye n'umwana ntabwo twajyanye kuko visa nabonye ari yanjye gusa. Iyi nshuti yanjye Imana yigiriye neza, nayo winninga green card iza hanze muri Amerika. Mu kuza kwe, urabizi ko uyu muntu atomboye green card ngo utanga address z'ahantu bazakwakira, details zose. Rero atanze details zanjye kandi birumvikana, nta zindi information yari gutanga mpari. Nari Somambike we, nari best friend we, ninjye nyine umuntu yagombaga gutanga information ze. Yatanze information zanjye, araza ndamwakira. Ati nimara kumwakira namukoreye buri kimwe wakorera best friend wawe, buri kimwe wakorera inshuti yawe, umufasha gushaka akazi, kwirukanka mu byangombwa, ikintu cyose gishoboka ndakimufashamo kugeza abaye stable, nawe aratangira arakora. Ati nsubiye inyuma, uyu muhungu nawe best friend wanjye nawe yaje gushaka agira urugo. Ni ukuvuga ngo ni umugabo w'umugenzi wanjye twari turi kumwe. So nari mbonye amaboko, aho kugira ngo nishyure inzu imwe nawe yishyure inzu kwe, twari abasore babiri bagiye kwihuriza hamwe, babyumva kimwe, baziranye, twese tugakora, twarangiza gukora ubushobozi twabonye, tugafasha iwacu, tukagira ibyo dukora nyine by'iterambere byiza, ariko tutishyura amabills ahenze hano kandi turi abasingo, niko nabyita kuko ari njye ari we, ntawe ufite umugore n'umwana. Ndongera ndishima, nongera mbona rwa rukundo rwanjye rw'inshuti yanjye, nongera numva nsa nk'usubiye mu rugo nyine, irungu ry'abana n'umugore bisa nkaho bigabanutse kubera ko nari mbonye inshuti yanjye. Ati tubana muri iyo nzu, tubana muri ubwo buzima. Abona akazi nawe aratangira arakora, dukorera amafaranga sasa.
ati tukavuga ati tujye gushaka amafaranga, ati mbega twari abantu twese nta muntu umwe wari ufite umwana ariza, twumvaga gusa gahunda gusa ari kujya guhiga ibiceri. Turagenda turakora, ati ubwo njyewe umugore wanjye namwubakiye etaje mu mujyi wa Kigali, mwubakira inzu muri Kigali nziza, etaje yayindi umuntu aca akavuga ati iyi nzu iri mu nzu nziza nziza pe, ati amafaranga yose nakoraga yose niyo nayoherezaga, n'andi ikintu cyose, umutungo wose nari mfite byose nabishyize hamwe nubaka inzu nziza y'icyitegererezo, ndavuga nti dore ngiyi nzu umugore wanjye agenda aturemo, afite umugabo hanze umukunda, nta kintu kimwe azabura, ati kandi mutuze neza nanjye nyine mfite, nanjye mu gihe ngenda nisanga ahantu heza, ati inzu turayubaka nziza pe. Turangije kubaka inzu, ati wa mwana wanjye umwe mfite uri kumva nawe kumukorera iki, nta kindi kintu natekerezaga byari iterambere ry'umwana wanjye. Umwana wanjye ndamufata njya kumwigishiriza muri Green Hills, ati ni ahantu wishyura amafaranga menshi atari ko umwana akiga neza, ati njye nuko nabigenje njya kumwigishiriza aho ngaho kuko numvaga nshaka ikintu cyiza gusa, nicyo numvaga nifuriza umuryango wanjye. Ndangije amafaranga yose n'ibintu expense zanjye zose nakoraga mbega byari kugira ngo umuryango wanjye utere imbere, umuryango wanjye usa neza, umuryango wanjye umererwe neza. Ati ubwo rero byaje kugera aho ngaho, umugore dekarasiyo birakunda byegera imbere nyine bisa nkaho bimuvinze, noneho ndangije badusaba gukoresha DNA. Ati iyo DNA twagiye gukoresha yagombaga gupima kugira ngo confirming ko umwana ndimo ndahamagaza n'umugore ari umwana wanjye, byoroshye nawe urabyumva, nta niyo nzira. Dukoze DNA, tumaze gukora DNA iraferinga, cyangwa se mu yandi magambo izivuga ko umwana atari uwanjye. Volume niyo cyangwa nyongere, nibaza ko volume ari ngiyo. DNA test yagaragaje ko uyu mwana wanjye navunikiye, uyu mwana nababwiye atari umwana wanjye. Ati ndavuga ibi ntabwo bishoboka kuko uyu mwana namubyaye ntari naza, nuko ati umwijima uraba, numva ibintu birahindutse, ndavuga ati ntabwo bishoboka ko namubyaye ntaraza hanze, nibwo tumbwira ngo DNA ntabwo ariyo, nibwo tumbwira ngo DNA ntabwo umwana si uwanjye. Ati ibintu biranyobera nabyibazo, ndavuga ati ntabwo bishoboka, numva birancanze, nyoberwa inzira n'icyerekezo cy'ibintu biri kumbaho. Ikintu rero naje gukora, nabwiye umugore ati mugore wanjye ibi bintu bari kuvuga nibyo? Umugore ati ntibibaho, barabeshya. Ati ahubwo ikintu tugomba gukora twongere, ati barabeshya, dukoresha indi DNA. Ati barabeshya, nanjye ndavuga nti ndabishyigikiye, dukoresha indi DNA, turi kwesitinga iya kabiri. Ati kubera ko umwana mubyaye tukiri kumwe, ati wenda ibyo ko wenda naje wenda kuvuga ati yana ukundi byagenze. Ati we ntibishoboka, ati wibuke ko umwana yari afite n'umwe, ati kandi uwo mwana umwe yari afite birinze kubyara abandi kugira ngo bitazica dosiye. Aravuga ati reka tugumane uyu umwe kuko dosiye irimo igenda imuvinga, nitwongeramo abandi bizapfa. Ati ntitwabyara undi mwana ku bushake bwacu kugira ngo tureke ko dosiye yisunika. Nuko rero ati twesitinga DNA ya kabiri, nukuri DNA ya kabiri ati nayo yaraje izigaragaza ko umwana atari uwanjye. Ati kigaragaza ko umwana atari uwanjye, nase ibintu byose birangiye, ndavuga ati okay ibyanjye birarangiye. Uyu mugore numva neza no kumuvugisha birananiye, ndavuga ati madamu ndabizi neza ko DNA idashaka kwibeshya rimwe ngo yibeshye kabiri ngo yibeshye gatatu. Ati kujya sinshaka no kugerageza n'ubwa gatatu, iyi DNA ntabwo yibeshye, ndashaka kumbwiza ukuri, se w'umwana nende? Aterega ntawe. Ati nutambwira se w'umwana kuri kano kanya ndagukupira umuriro n'amazi birakurenga. Ati ndagukorera ikintu kubyo n'imbabazi uzazishaka ukazibura, ibyo wakoze warabikoze, nshaka kumbwira for once umwana n'uwanjye si uwanjye. Umugabo ati yo ntegereje igisubizo, umwana n'uwanjye, umwana si uwanjye. Umugore arifasha araje ati burya umwana si uwawe. Okay, wari ubizi, umwana ni uwandi. Ati icyo nicyo kintu nshaka kumva, uyu mwana ni uwandi. Shaka abantu bahura n'ibibazo bitandukanye, tujye tuvuga ibintu dusubira ibindi. Uyu mwana ni uwandi, arambwira ati uyu mwana uburya rero ubwiza ukuri ni uwa runaka, best friend wawe, soma mbike wawe niwe papa w'uno mwana. Ati ikintu cyambayeho n'ubu ngubu ntabwo nabwo ko mbasobanurira, best friend wanjye turabana muri ino nzu hano. Umugore ambwiye ko umwana wa best friend wanjye, hanyuma ati mpita numva sinshaka kubona best friend wanjye mu maso. Uyu mugore sinshaka kumuvugisha, ati kuva byabaho umugore ntanahaye, sindamuvugisha n'ijambo na rimwe, naramwihoreye. Ariko noneho se uyu mugabo ndamuvugisha iki? Uyu muntu turi kumwe mu nzu nakore buri kimwe, navunikiye nkamuhesha akazi, nkamwitaho, nkamushugurikira process zose,
nkamukora ikintu cyose cyiza wumva akorera inshuti, akaruhindutse akaba nkoze bino, uyu muntu umukorera iki we? Icyo nkora making sure ko adahari, namara kumva ko adahari nkataha, atari kumva sinshaka kumubona mu maso, sinshaka kumubwira ikintu kimwe, sinshaka kumubwira icyabaye, ndumva ntashaka kugira ikintu kimwe navuga, ati none mungire inama, nkora iki ko ndi kumva binkomereye, ko ndi kumva bigezeho bigoye, nkora iki, ndi kumva bigezeho binkomereye, nkora iki? Umugore ndumva ntashaka kumuvugisha, uyu mugabo tubana mu nzu nabuze ahantu ahera ngira ikintu mubwira, sinzi nimba baravuganye ku ruhande ngo bavuge ko byamenyekanye, ntacyo mbiziho, umugore sindamuvugisha n'umugabo sindamuvugisha kandi turi kumwe mu nzu, none byanyobeye, mungire inama nanjye aho bigeze, nkora iki? Mbese uyu mugore mubwize ukuri ntandukane nawe birangire, uyu mugabo nicare mubaze ati nabuze ikintu cyo gukora, nuko bimeze, umugabo ari mu nzu yanjye, wa mwana wanjye navunikiye imyaka yose, umwana wanjye numvaga ko ari umwana, numvaga nkesha byose, n'umwana w'inshuti yanjye tubana mu nzu y'irwi ryaryo nsekera turi kumwe, nkamusupendingaho ibyanjye n'umwanya wanjye n'umutima n'amarangamutima yanjye, ati kumbe ari wowe azi ko umwana ari uwe, nirirwa mubwira nti igihe cya Minerval kirageze ashaka nigishiriza umwana, nirirwa mubwira nti umwana wanjye yarwaye, ikintu cyose kiba cyose mubwira ati gahinda kanyishe umwana, kumbe azi ko umwana ari uwe, akaba atarigeze abimbwira, tukaba tubana biza ati ikintu cyandenze, none ndi kumva ntashaka kumubona, iyo nzu ndumva ntashaka kuyikandagiramo, sinshaka kuvugana n'umugore mu Rwanda nawe, ndumva ntashaka kugira ikintu kimwe navugana nawe, ati ibintu byanyobeye, ahasigaye ni ahanyu nimungire inama, abaye ari wowe, abaye ari inshuti yawe, abaye ari best friend wawe, abaye ari umuntu wawe, wamugiriye inama, iyo nama wumva wamugira, uyu muvandimwe niyo nawe yifuza, mugira inama y'icyo wumva wakora nawe bitekerezeho, ndabizi ko inama umuntu asaba kenshi bigiye afite side ye y'ibyo ari kumva, akumva ashaka kumva nuko abandi babyumva, niyo mpamvu bagisha inama, so icyo wumva wamwunganira, icyo wumva wavuga ukizane, turabishyira gutya, arayungurura ku giti cye, areba igikwiye aba ari cyo akora, inama yawe, igitekerezo cyawe, support yawe, ikintu cyose ukora kugira ngo channel yacu ikomeze itere imbere, channel yacu ikomeze ifashe abantu, ikomeze ibe mu buzima bwa benshi bayifuza, ikomeze abababaye wumve ko atari bonyine, wumva bimukomeranye, wumve ko nubwo biri kumubaho hari undi uri guca muri ibi ngibi, uko yabyitwaramo biramutse bimubayeho, cyangwa uko yabyitwayeho mu gihe byamubayeho, akabisangiza abandi, tugafata umurongo mwiza twese tugakomeza tugatera imbere. Ndabakunda cyane, Nyagasani abarinde, mugire amahoro y'Imana, umunsi mwiza, amanywa meza, ijoro ryiza ahantu hose uri, wumve ko intacyo zacu zikugezeho, turabakunda, bye.